Mwiriweho abateze amatwi uru rubuga, turakomeje n'ikirwa cyacu. Ndabaramukije cyane, mugire amahoro y'Imana. Muribuka ko ubushize twiganye isomo, nkabemerera kubigisha uko washushanya garage, double garage, ahajya imodoka ebyiri mu buryo bwihuse. Ubu rero ngiye kubigisha mu buryo bwihuse uburyo ushobora gushushanya inzu y'ibyumba runaka ifite nayo igaraje yinjiramo imodoka ebyiri mu buryo bworoshye. Iyo ushushanya hano ntabwo bivuze ngo inzu zose niko zishushanywa. Mba ngira ngo nguhe urugero, uramutse ubonye nyine ikiraka ubona uko ugomba kubyitwara. Uramutse ubonye ikiraka ubone uko ugomba kubyitwara. Hano rero turatangira gutya. Turatangira kuriya. Ni nini cyane, nshake urukuta rwiza hano. Nshaka urukuta rumbanye runini cyane. Nshaka urukuta nkoresha ruriya. Ngaha ni inkuta ebyiri zibonanye, bisaba ko rumwe rutsibikatu, nta bundi buryo hano wabikora. Bisaba ko rumwe turutsiba, noneho tukaza kuzifatanya. Aha ni uburyo bwihuse nashaka kugira ngo tubikoremo. Aha ngaha ugahitamo urukuta, ushobora gukonekita urukuta mu buryo bwihuse, n'aha inkuta ukazikonekita mu buryo bwihuse. Ushobora gukora internally joining, kabiri gutya. Hano ugahita wajoyininga gutya. Noneho urabona ko tugiye gushaka urundi rukuta rutoya. Ni ukuvuga ngo ni rw'imbere. Urukuta rw'inyuma n'urw'imbere ziba ari inkuta zitandukanye. Reka dufate ruriya tukarucomekaho, tukaba turaharangije, icyo tukaba turagikemuye. Muribuka ubushize ko nababwiye ko ugomba kwibuka kumenya mezire z'inkuta zawe uko zingana. 8 m hano. Kandi 2 m wenda na 400. 2 m na 40.
jesite ushobora gukora ereri ugasanga wisanze ahandi hantu utazi. Metero ebyiri na kangahe? Na 40. Metero ebyiri na 40. Impamvu muri kubibona kuriya nakoreye muri milimetero. Inzu yanjye isetinze muri milimetero. Nuko turaza kubikora. Muri wako nababwiye ko ugerageza guhita ubigaragaza ukavuga icyo ari cyo kugira ngo bizorohere umuntu uzabegera. Hariya twavuga ko ari reka wenda tuvuge ko ari rondere wenda rondere ibindi twerekeyemo tumaze gukatamo ibyuma. Tuvuge ko hano dushobora kwita hano dushobora kwita kitchen. Icyo bita lounge. Yandi twita muri salo cyangwa uruganiriro. Hano ni rondere aho habaye imashini. Rondere ni iki? Wenda iyi ni nka aba agerageje gutekereza yihuse kugira ngo tubashe kuba twagira gute twacumuza ku buryo umwete. Ngo muribuka ko ubushize nahise mbabwira ngo iyo umaze kugira igura nk'iyi ngiyi igikurikiraho ugerageza uko ushoboye ugahita ushyiraho inzugi. Ngo turahera rero ku inzugi z'igaraje. Tubanze turebe inzugi z'igaraje. Garaje twakoresheje zino nzugi, dukoresha izo n'ubundi inzugi z'igaraje.
inzugi zamaze kugeramo. Noneho dushake inzugi, ndabona urugi rwo mu byumba, reka turufate. Uru rugi kugira ngo tubyoroshye rugomba gukingurirwa hariya, hariya niho harajya imashini yo gufura n'iki n'iki. Okay. Aha naho hari icyumba bimeze gutya. Noneho ubwo dusigaje urugi rwo hanze, narwo turagenda turuzane. Gerageza kutihuta kugira ngo tubashe, nk'umuntu uri kureba nyine abashe nawe kugira icyo atora. External doors bakoresha double door, urugi runini irabanza ikarwoherezamo, wenda akaba ari rwo dushyira hano. Yego, urugi runini. Noneho iyo uhejeje aha ujya ku madirishya. Ukajya ku madirishya, tugashaka amadirishya. Dusubira inyuma, ukajya ku madirishya sasa. Ngayo aya madirishya ahari. Dufite amadirishya y'ubwoko bwinshi. Hitamo idirishya rifite estetike mu iri ngiri, nawe biterwa n'iryo ukunda. Rikingurirwa hanze nibyo byiza. Ikingurirwa hanze. Ngubu rero dushaka twareba uko ihagaze. Urabona ko za nkuta zatubanye ndende, hari inkuta tutagabanyije. Zigabanya rero bigenze ute? Kugira ngo zize ziringanire n'izi. Wibuka ko twari twakoresheje amazire zitari zo, natwe ngo hari inkuta tuba twibagiwe kugabanya, bisaba ko zigabanya nyine. Murabona ko zigabanyije muri buriya buryo, mu buryo bwihuse. Nawe niba uri gushushanya ibi bizakubaho, ko hari igihe wibagirwa ntuzigabanye. Niyo mpamvu ngenda ngerageza gukora udukosa nakoraga ndimo niga, kugira ngo nawe nutubona dukosore. Uko inzu yacu iteye, uko inzu yacu igize gute iteye. Igaraje, ibyumba, urayibona. Uko inzu yacu iteye. Noneho hakurikiraho kuyigira gute?
kuyishakira icyo bita kuyipavomera, shakira ibipavomo, ibipavomo ntibigora ni uguhita uteraho just once. Wenda ikindi twakora hariya turashyiraho, turarangije, ikindi twakora twashyiraho indi floor imeze gutya yaha, murayoboka ko nayibabwiye kugira ngo imodoka ijye ibona uko yinjiramo, noneho ukayikorera iki, ukayiha sloping. Inzu yacu igomba kuba iteye. Inzu yacu igomba kuba igize gute, iteye. Inzu yacu igomba kuba igize gute, iteye. Urabona ya sloping ko uza ukayishyiraho neza, ukayishyiraho neza. Sloping yacu rero imaze kuyishyiraho kuriya, nta kindi ukora, urabona ko aha tuzahasozera n'ubutaka, urabona aha ngaha tuzahasozera n'iki, n'ubutaka tumaze nitugera ku gushyiraho za site, imodoka ni ukuze ihita yinjiramo hariya nyine kuriya. Urabona inzu yacu urwego igezeho, inzu yacu urwego igezeho. Hari udukosa ugenda ukosora ufirame ziri. Urabona idirishya ko rento y'idirishya na rento y'intuza, nicyo cyiza cy'iyi ntuza cy'iyi software. Urabona rento y'idirishya na rento y'intuza ntabwo bingana, kandi aha birashoboka ko ushobora kuyimanura kuri nivo, ukayishyira kuri nivo ushaka. Turi kumwe? Ukayishyira kuri nivo ushaka, niho iyi software ibera nziza. Nta yindi software ikora ibintu nk'ibi. Muri make ni uko basakara nabiberetse, ubundi ugahita ushyiraho isakaro naryo vuba vuba byihuse. Muribuka ko hano twari twasakaye iri kumenera inyuma. Iki gipande dushobora kugisakara imenera inyuma, kino tukagisakara wenda ushure cyangwa se yose tukayisakara imenera inyuma. Sadepa nuko wifuza isakaro ryawe. Reka tugire gutya, reka dushyireho isakaro nabiberetse, isakaro naryo ntabwo rigora. Muribuka ko nabiberetse rwose. Cyangwa tukayisakara hose iringaniye. Ni byiza ko nasakara mu buryo butandukanye n'ubwo twakoze ubushize kugira ngo ubashe kwiga ibintu byinshi mu gihe gito. Reka nkoreshe pipine tugire gutya. Tekinike dukoresha twihutisha ibintu.
hariya, muri ibi ngibi bizera narigeze kwigisha ko ugenda uhakana kumenera amazi ko isakaro riza bisetinze, rero uko ugenda ubihakana urakirika cyangwa se hayirayiti cyangwa se selekisiyone, noneho ugahakana, urangije ni ukuvuga ngo ubu igisigaye wenda ni ugusetinga amazire z'isakaro uko zingana, rero dushatse aha ngaha twabyinyura kuko nta details dufite z'uko isakaro bashaka ko ringana, rero ushobora kwirangiriza aha ngaha. Nguko uko rero dushushanya inzu ikaba ibaye gutya. Icyo dukora ni uko tugomba guhuza isakaro n'iki, inzu ubwayo. Isakaro uko riri kure cyane, wenda nka hariya. Sinzi ibyo ndi gukora niba muri kubibona. Ubushize nabyo narabikoze nka gutya, narabikoze gutya, ubushize rwose nabyo narabikoze nka gutya. Ahangaha iyo bibaye nka kuriya, hari ikibazo cy'urukuta ko ruba rutari kugera, ruba rutaringaniye n'iki n'isakaro. Ibyo rero ubikosora usubiye inyuma,